Yari afite igihagararo gisanzwe nk'icy'abandi basore bo mu kigero cye. Yagiraga isuku, yiyitaho, ajya kuba inzobe ariko bidakabije. Yari yogosheshaga agacongesha ubwanwa bwe neza, abantu bamubona bakamubwira ko asa neza. Iyo yabaga yambaye neza, yambaraga agatise n'agakote, rimwe na rimwe agashyiraho agakaruvate. Ubundi yabaga yambaye ikoboyi hasi, hejuru akambara agapira karenzeho ikote ryiza. Yishimiraga ko abantu bamubwira ko yambaye neza, gusa akababazwa no kuba yabibwirwa n'umukobwa. Yari yarishyizemo ko bose ari indyarya nta keza kabo. Yandikaga igitabo aricyo kimutindije ku ishuri gusa. Amasomo ya kaminuza yasaga n'ari kugera ku musozo. Inshuro nyinshi yabaga adafite ishuri, yibereye mu kazi. Hari kampani yakoreraga ashinzwe kwamamaza ibicuruzwa byayo ku mbuga nkoranyambaga zayo. Buri gitondo yabaga agomba kubyuka akajya kuri Facebook na Instagram agapostingaho amafoto menshi n'utuvideo kampani yabaga yamuhaye. Buri foto yarenzagaho utugambo kugira ngo umuntu ushima igicuruzwa amenye aho yagisanga. Rimwe na rimwe yabaga afite akazi ko gukora utuvideo two gushyira kuri izo mbuga. Ibyo byatumaga ahora ahuze kugira ngo ibintu bigire gahunda, akiha intego akibyuka. Yabyukaga saa 9:30 akabanza kureba ibyo abandi bapostinze, hanyuma saa 2 agatangira akazi ke. Saa 6 yafataga akaruhuko agateka, yasoza akaryamaho isaha imwe, saa 9 agakomeza akazi, ariko anyuzamo akandika igitabo ku buryo hari ubwo saa 6 z'ijoro zamugereragaho. Iyo yabaga yasoje kare nka saa 3, yahamagaraga inshuti ye ikamubwira aho igeze yandika igitabo cyayo. Hari message yari amenyereye ko agomba kubona buri munsi kandi isa n'iyanditse kimwe. Mu gitondo saa 12 yarabyukaga akabona inshuti ye Shyaka yamwandikiye ati Diez, tugeze ku 22 Mata ukiri single utarabona umukunzi. Reka nizere ko amateka ashobora guhinduka nawe ukabona umuntu ugukangura. Saa 6 yabonaga indi nayo ivuga ngo Diez, wiriwe neza, wakwirirwa neza utudafite umuntu ukuruhura mu mutwe. Dore amasaha 12 tariki 22 arangiye ukiri single udafite umukunzi. Nimugoroba saa 12 akabona indi mubwira iti umunsi usa n'urangiye, harabura amasaha 6 gusa itariki 23 kagera ukiri single. Ubu se twizere ko uratangira intego nshya ku munsi ukurikira. Ntibyarangiriragaho. Saa 6 z'ijoro abonaga indi message imubwira iti Diez, mba nkwifurije umunsi mwiza w'abatagira abakunzi mu ba mbere, nuko atari yo tariki, ariko nizeye ko uyu munsi wurira umbwira ko ufite umukunzi. Yabonaga izo message akumva bimubabaje, ariko nyuma aza kubyakira, yumva ko nyine zigomba kumugeraho. Shyaka yari yarashyize reveil muri telefoni ye ngo igisona kuri ya masaha, hanyuma nawe yandikire Diez amwibutsa ko nta mukunzi afite. Hari ubwo Diez yageraga akabimenyera, akumva ntacyo bimutwaye, undi munsi akarakara cyane akumva yatonganya Shyaka. Hari ubwo byatumaga yitekerezaho nawe agasanga kuri kuba afite umukunzi, ariko ibyari byaramubayeho byari byaramusigiye inkovu ku mutima, ku buryo mu bintu yangaga ari umuntu wamubwiraga ibyo kujya mu rukundo. Yarageze ku rwego rwo kurakarira abakobwa nta n'icyo bamugize. Rimwe na rimwe yishyiriragaho amahame agenderaho ati nta mukobwa nzakundana nawe nibitamuvuna kurusha uko njye byamvuna. Rimwe yiturije yasoje akazi hafi amasaha ya saa 2:30 z'ijoro, Shyaka yaramuhamagaye amwitaba yihuse. Nawe yashakaga kumuhamagara gusa agakeka ko yaba ari kuvugana n'umukunzi we. Akimufata yaramubwiye ati Shyaka, wari ubizi ko nifuzaga kuguhamagara? Shyaka tuwuretse nakabaye nkwandikiye ariko ndakwihamagariye n'amagingaya. Byiza turi kumbaza iki noneho? N'amaginga bishatse kuvuga iki? Icyakora igitabo nkigeze kure, akazi ko nagasoje, hari ikindi? Shyaka yari yamuhuje na mama we. Yahise abwira Diez ati na mama we ari ku murongo, nari nguhamagaye ngo umwibwirire niba nta kibazo ufite. Diez ati nimero ya mama wayikuye he? Shyaka ati ikibazo naho navanye nimero, icy'ingenzi ubu ni ukuvugana nawe, ibindi ukaza kubibaza nyuma. Diez ati mama kuko uri ku murongo? Nawe ati ibyo wavuze byose nabyumvise. None se uko ubutera hejuru ngo nimero zanjye Shyaka arazifite, wumva ugize ikibazo gituma utabasha kuvuga ari nde wamamagara? Shyaka mwabanye kuva kera ukigera mu wa mbere, none ugeze ku musozo w'amasomo yawe ugitekereza ko adakwiriye gutunga nimero z'ababyeyi bawe? Diez ati nibarizaga da, birantunguye kuko ntazo nari naramuhaye, izo namuhaye ni za mukuru wanjye gusa. Shyaka atari ko mukuru wawe ntafite umugore? Mama Diez ati uwo mukuru we amurusha imyaka 2 gusa ariko afite n'umwana. Shyaka ati sibyo nakubwiraga se, umuhungu wawe uwageze iki gihe nta n'umukobwa bavugana. Diez yarirakaje ati ariko mama wowe na Shyaka nicyo mumamagariye, kuba ntagira umukunzi wawe atwaye iki? Mama ati humura mwana wa, kutagira umukunzi si ikibazo, kuba utamufite ubu ngubu nta kibazo mbifiteho na gito, ikibazo ni impamvu yabigutera kutamugira. Diez turashaka kuvuga iki? Nawe ati kuba udafite umukunzi si ikibazo, bigusubiriremo niba ari byo ushaka, ariko impamvu ituma utamugira ni iyihe? Diez yaratangiye ati mama mva uko bimeze, njye impamvu nafite umukunzi nta yindi, ni uko numva ko ntamukeneye. Sinkeneye kugira umukobwa ko nyinjirira mu buzima ahangayikishwa nuko naramutse uko niriwe cyangwa ibindi. Ubundi se harimo iyihe nyungu? Njye mbona umwanya bitwara umuntu bikambabaza, njye mba nawukozemo ibindi. Uyu Shyaka kuri kuko nteza afite umukunzi, telefoni ntiva ku gutwi, amasaha arenga 5 ku munsi bayavugana kuri telefoni. Mu gitondo isaha irenga, hagati mu munsi isaha irenga, na nimugoroba bakavugana hafi amasaha 2. Uko si uguta igihe? Ikindi noneho bagira igihe cyo guhura bakaba bamara umunsi wose bari kumwe. Uwo mwanya gisi nawe wibonera, akazi kaba kambanye kenshi. Mama Diez yanze kugira icyo abivugaho, Shyaka tirata nakubeshye. None se ntitubikora kandi tugakora n'akandi kazi? Ariko Mama Diez
wakwishimira ko umuhungu wawe agera ku myaka 40 atarashaka umugore? Mama Dieze yateye hejuru ati imyaka ingahe Shyaka? Nawe wikabiriza umusore wanjye. Umuhungu wanjye ntazarenza imyaka 5 nyuma yo kwiga. Nyine kubona umugore wa Kiriherega. Ubwo se wibwira ko umwana yazabyara mu myaka 40 nzamubona? Shyaka ati birumvikana rero ko Dieze adashaka kukwereka umwuzukuru. Ubundi nanjye sinakabaye muhatira kugira umukunzi, ariko iyi myaka turimo iyo umusore adafite umukunzi bigaragara ko afite ikibazo. Icya mbere afite imyaka irenga 20. Icya kabiri ni umuhanga ari gusoza kaminuza. Icya gatatu afite akazi kandi akamaranya iminsi. Icya kane afite mama umushyigikiye. Ikibazo gikomeye mukwiye kwibaza ni iki: ku munsi wo kwambara azaba ari kumwe nande? Mama Dieze ati sobanura neza. Shyaka ati nyine urabibona ko turi hafi kwambara ingofero n'ikanzu nk'abantu basoje kwiga kaminuza. Nta birori muzakora se? Naho ati ibirori gusa, kuri uriya munsi nzanatwereza. Habura ukwezi nzatangira gutumira abaturanyi. Uzi ibiseke natanze ku bantu bakoze ubukwe? Ntatwereje umwana wanjye yambaye, urumva nakuraho icyizere cyo kuzabigaruza niba atazakora ubukwe? Dieze yararakaye ati ariko mama, Shyaka yaguhaye ibiki ko numva wagira ngo si wowe? Shyaka yamuciye mu ijambo ati Dieze, njye nzerekana umukunzi wanjye. Uretse kwijijisha, uyoboye ko nta muntu ugera kuri graduation ari wenyine. Aba afite umukobwa iruhande rwe, nubwo atamwerekana ariko aba ahari. Mama Dieze ati umusore dutoranyije ukuntu yabikoze neza. Iruhande rwe hari umukobwa mwiza cyane, ubu bari kubana kandi kuko ntacyo arusha Dieze. Shyaka ati nibyo navugaga, umuhungu wawe ndamukuregeye nk'inshuti ye. Hari igihe wenda yaba arwaye mukazabimenya nyuma, ariko ubwo mbikubwiye nawe nushyiraho akawe agakomeza kunanirana ntuzandenganya ngo ntacyo namumariye nk'inshuti. Bakomeje kuganira kuri Dieze, Shyaka mwumvisha ko atari muzima, ko afite ikibazo gikomeye cyane gituma atinya kugira umukunzi kandi ko gikwiye kwitabwaho. Mama Dieze yungagamo ati ariko wagize ngo atiga kaminuza ubu ntaba afite umugore? Abandi basore bangana nawe duturanye barubatse bashatse abagore akiza mu wa mbere, yakabaye afite n'akana. Ariko reka tumwizere, nawe ni mukuru azikubita agashyi buriya. Shyaka ati abakobwa baramuvugisha akabashyira muri blacklist ngo abayumva bamutesha umutwe. Mama ati umuhungu wanjye ndamwizera kandi nawe arabizi ibyo guhakana kadakeneye umukunzi ni ukugira ngo atwikize. Imvugo si yongero, buriya nawe azagutungura, wasanga namufite akaba yanga kumukwereka. Dieze yarushijeho kurakara arakupa basiga bavugana. Yaribazaga ati mama nzi ni wari uri kuvuga aya magambo? Ubundi Shyaka yamuhamagaraga nkande? Byonyine kuba ntafite umukunzi bimuha uburenganzira bwo guhamagara mama nta kindi amuhamagariye? Gusa yitekereje asanga koko yarakabije. Amezi yarabaye menshi nta mukobwa n'umwe ahamagarana nawe. Iyo yavuganaga nawe ntibarenzaga amasegonda 2. Nabwo yabaga ari kumubaza ibijyanye n'ishuri cyangwa ari uwamuhaye ibyo amwamamariza ku mbuga nkoranyambaga yakoreshaga. Ibyo kuba yavugana n'umukobwa bihoraho mu gitondo, ku mugoroba, saa sita ntabyo yaherukaga. Kandi nabwo mbere y'ayo mezi umukobwa baherukaga kuvugana inshuro nyinshi yari mubyara we, aho aboneye akazi akagira igihe cyo kwandika igitabo, yamuburiye umwanya nawe. Yatekereje ku munsi wa graduation asanga ko kazaba ari wenyine nta mukunzi afite. Yabyikuye ariryamira. Akiryama yabonye akamesaje ka Shyaka. Yari yamwandikiye ati buri minota 30 tukinjira mu wundi munsi ukiri singo. Arakaye yahise amuhamagara ariko Shyaka amuvugisha yitonze nawe aracururuka. Dieze yatangiye amusakuriza ati ariko warasize Shyaka, nta n'isoni ugahamagara mama ugiye kumubwira ubusa? Atuje cyane ati Dieze, none se bwari kuba ari ubusa akabutega amatwi? Wivuga mama we nabi ngo yemeye kumva ubusa? Nuko umuntu urwaye nkawe atabimenya, naho ikibazo cyawe kirakomeye. Ibaze ko n'abasegonderi baba bafite abakunzi. Ese kuko nizere ko ufite umukunzi mu ibanga? Dieze ati ntacyo nguhisha, mfite umukunzi ntiwabiyoberwa. Shyaka ati none se wumva nta kibazo ufite? Mani, ibaze gusoza kaminuza nta mukobwa uguhamagara ngo akubaza amakuru. Ubayeho nk'ingurube niyikanguka ari uko bayizaniye ibyo kurya. Tutabeshye nakwandikiye mu gitondo hari indi message wabona? Ubu utampamagaye hari undi muntu wahamagara? Ugira ngo ndabyishimira se? None se ubona hari ikibi nkwifuriza? Dieze na Shyaka bari inshuti zikomeye cyane, bafashanyaga muri byinshi. Shyaka yashoboraga kwigomwa kujya ahantu yari gukoresha itike, iyo tike akayiha Dieze ngo akemure ikibazo gitunguranye ahuye nacyo. Nta bantu batari babazi nk'inshuti, rimwe na rimwe bakunda no kubitiranya. Akenshi iyo babaga bari mu bantu hakagira ubaza ikibazo gisanzwe, bisangaga bari gusubiza igisubizo kimwe batabipanze. Dieze yabitekerejeho yanga kwivumbura kuri Shyaka mutega amatwi yitonze. Shyaka nawe ati Dieze, wari uzi ko abatipe nabo b'inshuti zacu babonye abakunzi? Ubu twakoze groupe ya WhatsApp tuzajya tuganiriramo. Abakunzi babo ni beza byatari, birambabaza kubona utayirimo. Uzi ko ejo bundi kuri anniversary yanjye twakubuze nkagira agahinda. Iya ninjye n'umukunzi wanjye, Dieze n'umukunzi we, Rebo n'umukunzi we, n'abandi twari twatumiye. Bose bambazaga aho uri nkabura uko mbasubiza, birangira mbabeshye ko urwaye, nabo bakugirira impuhwe. Uzi ukuntu abakunzi bacu bari bambaye neza? Si ibyo gusa, urabyibuka ko ubushize twagiye kwifotoza muri shuti wowe udahari? Reka nkwereze amafoto urebe ukuntu byari byiza. Umukunzi wanjye yarababaye shaho, yababajwe nuko utari uhari. Ariko se wari kuhabute nta n'umukobwa muri kumwe, uri wenyine? Ese ntubona ko ukuze wifuza kuzagira imyaka 50 utarashaka nk'abagabo tubona ku mbuga nkoranyambaga zawe?
Diaz ati wapi sinzagera hariya. Shyaka ati nukomeza kubaho utyo rero wumva ko udakeneye umukobwa mu buzima bwawe uko ujya ubwira uko wiyumva uzisanga mu myaka 50 wibwira ko abayigezamo bibagendekera bite. Diaz ati Shyaka reka niryamire tuzavugana ejo. Iryo joro yari ataryamye yagiye kuri Facebook agenda areba amafoto y'abakobwa batandukanye ajya kuri Instagram n'ahandi birangira abonye umukobwa biganye kera yari yarabaye mwiza cyane apostinga amafoto ye menshi ari wenyine. Yatekereje ko nta mukunzi afite ahita amwandikira kuri Instagram. Mu gitondo yaramusubije bagirana ibiganiro birebire. Uwo mwanya uwo mukobwa yahise amuhamagara. Diaz yitabye yumvijwe arize. Yaramubajije ati Philomene ni wowe umpamagara? Philomene ati ko wanyenze se ariko ninde ukubwiye ngo nyandikire we imyaka inuzi ko ishize? Diaz ati no mu ishuri ariko ntitwakundaga kuganira cyane nta byinshi nkuzeho. Philomene ati nuko wamaze kuba umukiresha waratwibagiwe wagiye muri kaminuza uraka ubona akazi ntacyo ubuze none njye waranyibagiwe. Diaz yamuvugishaga areba amafoto ye ati ko wabaye mwiza cyane se. Philomene ati si bisanzwe se ntacyo nahindutseho mwana naho dukomeje kunshinja ko nakwanze ariko wumve ko ngiye kukwitaho ukumirwa nzajya guhamagara kenshi. Philomene ati yego se sha ujye unyihamagarira rwose ahubwo natinyaga kuguhamagara ndabizi abantu biga muri kaminuza mu bamuhuza bya hatari rero nibwiraga ko utanafata telefoni yanjye. Diaz yarishimye cyane yumva ko umukobwa ashobora kuba agiye kumubera umukunzi. Yakomeje kujya amuhamagara mu cyumweru kimwe baba inshuti zikomeye. Inkuru zari nyinshi baganira ku buzima bwo ku ishuri uko Diaz yabaga yicecekeye arwana n'amasomo cyane nta muntu ashaka kuvugisha. Nyuma y'icyumweru kimwe Diaz yamusabye amafoto Philomene yamuhari menshi. Nawe yahaye Shyaka ati uwo mukobwa umbwire niba hari icyo atwaye ni inshuti yanjye kuva kera twiganye segonderi imyaka 6 yose ubu ntibwakwira tutavuganye kandi nkuko nabikubwiraga naho nyuzamo akanyihamagarira. Shyaka yamaze kuyareba tumva Diaz umukobwa ni mwiza cyane ahubwo se ubaramutse akwemeye twajya bagusekaga kuri singo uzi ko yaba ari mwiza muri ya groupe yacu. Diaz ati ntabwo dukundana ariko. Shyaka atafite umukunzi se nawe ati nkurikije umwanya mpa nta mukunzi afite ndabimubaza numve. Shyaka yafashe agafoto kamwe agashyira muri ya groupe nubwo Diaz watayibagamo. Ku munsi ukurikira aganira na Philomene amubaza niba afite umukunzi nawe atari ko kwanyenze ubumbaza iki. Yihaye igisubizo cy'uko yamwikundiraga na mbere hose wakagaragara nk'umuciye amazi. Yiyemeje kwisubiraho rero. Bamaze kuvugana postinga amafoto y'umukobwa wari uhayikira ka company yabo yari umunyamideli amupostingira atari wagamije kwereka abantu ahubwo agira ngo barangarire ibyo yambaye. Philomene yabaye uwa mbere warebye iyo stati atari ko we ngewe wazampostinze. Diaz turakomeje se nawe ati yego waza bikuruka postinga umunsi umwe da. Diaz atari cyo nzaba ndi kukwamamariza se. Philomene atari ko nawe uranyaga pe ubu ntiwabikora nk'umuntu w'inshuti yanjye wowe umpostinge unyereke na comment inshuti zawe ziratera ku ifoto yanjye. Yarabikoze akibikora Shyaka afata screenshot ahita yipostinga arenzaho amagambo agira ati ntakiri singo. Za nshuti zabo zose n'abakunzi babo nabo bahise bayipostinga. Diaz arumirwa gusa yari yasabwe na Philomene kumwereka comment abantu barayiteraho. Nawe yafashe ama screenshot yamwoherereza ataba ni bake cyane ahubwo abandi benshi bakoze repost no bagushyira kuri stat zabo za WhatsApp. Philomene yarishimye ati sha nanjye birantunguye nibonye no kuri Facebook y'umuntu ntazi ahantu hose agafoto kanjye gahise kahagera uzi kurenze mwana. Philomene ati ndanakwikumburiye ariko uzataha ryarese ubu dusigaye twibera mu mujyi uvuye ku ishuri twazahurira. Nawe aramubwira ati mu mujyi manyura ntashye nazagusura ariko wanamanuka ukaza kunsura inaha inshuti zanjye nazo zikakubona. Philomene ati biragoye ko naza mu inshuti zawe nta mwenda mushyashya mfite ukuntu abiga muri kaminuza bigira badanje ndabizi ndamutse mpaje nambaye uko mbonye barincishamo. Diaz ati wayiguze se ukamanuka ubundi waza koko. Nawe ati naza nuko nta mafaranga mfite muri iyi minsi hari agakanzu mperuka kubona ni keza ndamutse nkambaye naza kugusura ahubwo se ndamutse nje ubwo narara hehe. Diaz aturutse rise waza. Nawe ati amahirwe nabanyakuye he bwaba ari ubwa mbere mpageze none urabaza sinumva ahantu wiga niho hambere harenze. Diaz yaramubwiye turamutse uje aho kurara si ikibazo ntabwo nabura ahantu gucumbikisha. Mu mutima yatangiye gutekereza tuhamugurira iyo kanzu se akazaza kunsura noneho nahita nkusura b'abahungu birwa banyiniraho ngo ndisingo cyane cyane Shyaka dore ko Philomene arenze ku mukunzi we mu bwiza. Philomene yamwohereje ifoto ya kanzu. Diaz amubaza ibiciro yumva amafaranga atari menshi cyane. Yaramubajije ati waretse se nkayiguhamo impano reka tuyigure noneho dupanga umunsi uzaza kunsura. Philomene ati wabukoze erega wenda kwikundira kangurire nzaza nicyo kibazo cyonyine gihari cyaba gikemutse. Ejo muri nanyuze ku mucuruzi ducuruza ndagafotora mvugane n'ibinkundira nkabona udufaranga kigafite ntikazancika reka mpite mubwira kambikira ahubwo ejo nzajye kugafata. Diaz yarishimye yumva ko igikorwa cyiza cyari gutuma umukobwa mwivamo kurushaho. Amafaranga yarayamuhaye atubwo uzanyereka ifoto nukagura. Umunsi wakurikiyeho mu masaha ya saa sita yamuhamagaye arira ati Diaz mwana wa mucuruzi yaragatanze ndababaye ntiwabyumva kandi nari namuhaye amafaranga wumve ko nawe yanze kuyansubiza byabaye ibibazo nanabuza aho umurega. Diaz turakomeje se nawe ati kucyumva ko nagukinisha bene aka kageni.
ubwo yaramuhumurije ati niko abanyamujyi babaye, humura turi kumwe tuzagura kandi uwo mucuruzi turimunyujijemo ubutaha ntuzamusubireho. Yumvaga ko umukobwa atamubeshya cyane ko yamurebaga ku mafoto akabona nawe yarihaye. Kumuha impano y'ikanzu si uko yari yabuze ibyo yambara, ahubwo yashakaga kumwereka ko ashoboye kandi ko yamuha icyo umutima we urarikiye mu gihe cyose baba bari kumwe. Hashize iminsi baganira ariko Diez yamuhamagara agasanga rimwe na rimwe ahuze, wa mukobwa ntanamuhamagare nyuma yo guhuguka. Yishyizemo ko urukundo rugora kutabona umukobwa utereta wenyine. Icyo yari yashyize imbere ko ari ukumufatisha akamwigarurira, inshuti z'akazereka ko kugenda mbere atari ko kugerayo. Yarabyihanganiraga kongera kumuhamagara ku munsi ukurikira, Philomena ntunamubwira ko yabonye ko yamubuze. Hari ubwo yigeze kumubaza ati ko nakubuze se ntuhamagare, nari nzi ko nubibona uraza kumvugisha. Philomena ati nabibonye gusa hari umuntu twahise tuvugana birangira ntaguhamagaye. Yanze kubitindaho, Philomena amuganiriza amusekera nkaho nta cyabaye. Diez nawe atangira kwicira urubanza ati cyatumye uwa mbere agenda nuko nasangaga ahuze nkabiteraho comment mubaza ngo bavuganaga nande. Na Philomena sinzongera kubimubaza na rimwe. Ku munsi wakurikiyeho nabwo ari nyuma ya saa sita yabonye ubutumwa bwe kuri WhatsApp yamubajije amakuru ye. Mu kumusubiza yamwandikiye amagambo menshi, yamwandikira ibyo yiriwemo, akazi kose yakoze n'ibyo arakora mu masaha y'imbere. Nawe yamubajije uko ameze, Philomena aramusubiza ati nararwaye sha. Nawe ati warwajwe n'iki? Philomena ati ngeze mu isoko mbonamo ikanzu isa na yayindi 100%. Umutima uransimbutse numva sinzi uko mbaye, nibutse amafaranga yose yahagendeye ndarwara. Diez mu mutima aribwiye ati burya wa mukobwa ni muzima, byamubabaje bigeze aha. Yaramubwiye ati wasubiyeyo se ukajya kureba kuyibona? Philomena ati bikamara ikiza? Nawe ati nyine ukajya kuyireba tukayigura. Umukobwa yarihuse ajyayo, Diez amwohereza amafaranga. Hadaciye iminota nk'icumi Philomena amwohereza ifoto ati ngiyi ndayizanye. Nabyo kumushimira birenze, yaramubwiye turi inshuti nziza, ni wowe muntu wa mbere umpaye impano ya danje muri uko kwezi. Diez yaratangiye kwiyumvamo urukundo rwinshi cyane, nawe yagarukiye Shyaka abona ko kuba atari ufite umukunzi byari ikibazo. Mama yaramuhamagaye ati bya bintu mubigeze he? Diez ati biki mama? Nawe ati Shyaka se nta kikubaza niba utarabona umukunzi? Erega yishe umubyizi ngo abimbwire, ndavuga nti reka mutege amatwi. Nanjye nabitekerejeho nyuma mbona byazaba ari ikibazo mu birori byawe uri wenyine. Diez ati tuza rero umukunzi ndamufite. Mama tuwuhe? Nawe turamuzi, nkiga segonderi bari batuye hafi y'ishuri twigagamo. Yazanaga n'abandi mu rugo turi hafi gukora ikizamini cya leta. Mama ati mumbwire neza numve ko mwibuke. Nawe ati ni wa wundi witwaga Philomene wari ufite amaso manini ubyibushye utari muremure cyane. Mama yaramwibukaga neza ati uwo mukobwa wari ufite amaso manini sinamwibagirwa. Nubwo ntabaga mbiteyeho cyane we yangumye mu mutwe. Yari umwana mwiza ari we musirimu kurusha abandi. Diez ati nuwo rero kandi ankunda kubi. Narakoze sinihutira kujya mu rukundo, wenda nari gukundana n'undi mukobwa ntazi neza. Ariko uriya we turaziranye twariganye, ndakeka niba bashobora kuba abanzi. Mama yaramwishimiye ati nta kibazo mwana wanjye, uwo mukobwa ni mwiza ndamugushimiye. Erega icyambere no kugira umukunzi, igisigaye no kuzamutwereka mu birori byawe. Nabonye biba bisa neza iyo wambaye ikanzu n'ingofero ukifotozanya n'umukunzi wawe. Uyu musore duturanye ntiwabonye ko yabikoze abantu bakishima. Igitabo cyasaga n'ikiri hafi kurangira. Diez yari yaremeranyije na Philomena ko azamusura, yambaye ka gakanzu keza yamuguriye, ariko birangira Philomena arwaye. Banamujyanye mu bitaro, ahubwo Diez wari utegajya kumureba. Yamusanze iwabo kuko ngo kwa muganga bahise bamusezerera bakamuha imiti yo kunywera mu rugo. Yamugeze asanga yararwaye ariko ari koroherwa. Muri iyo minsi bavuganaga gake gashoboka kuko akenshi yasangaga ahuze, yakwihinaga kuzongera kumuvugisha ariko amwihamagariye Philomena ntamuhamagare. Kandi Diez yabaga yaramuguriye amayinite y'ukwezi ngo atazagira ikibazo akabura ukamumenyesha. Nyamara umukobwa yabaga yishyira udufoto kuri stati atamwitayeho namba. Ibyo yabirenzaga amaso, rimwe yatakira Shyaka nawe ati umukobwa sindogo bashyiramo umugozi bagakurura. Bizaba kumwubakamo icyizere, abakwiriye kwisandurana n'izindi nshuti bakaganira. Keretse niba bikabije, wenda ho wazabimuganirizaho ukamubaza impamvu ataguha umwanya. Diez ati umwanya arawumpa, iyo mufatishije tuganira igihe kirekire amasaha arenga muri 2. Ariko nyine biba rimwe mu cyumweru. Shyaka tujya umwandikira se, jya umuha ubutumwa mu gitondo umwereke ko umwitayeho. Diez ati ibintu byo kwandikira umuntu nta kintu ugiye kumubaza biramvuna rwose, ariko ubwo ngiye kubyiga. Shyaka tujye uba romantike mwana, umwandikira utugambo twiza usoza umubaza ikibazo ku buryo nawe azajya gusubiza. Yarabikoze koko, umukobwa amusubiza yihuse. Icyatangiye kumuvanga nukuntu yampamagaraga nka 5 kuri telefone amubura, umukobwa atabyitayeho, yamwandikira agahita amusubiza nta n'isegonda riciyemo. Yatangiye kujya amwandikira koko, Philomena nawe akomeza kumusubiza yihuse. Kuvugana byabaye nk'ibigabanutse bakajya bandikirana gusa. Kubw'amahirwe igitabo yarangije kucyandika yimukira mu mujyi umwe n'uwo Philomena yari atuyemo. Yanze kujya iwabo ati ntabwo barangije kaminuza ngo usubire iwanyu. Gusa umujyi wari mugari, harimo intera ndende cyane, ariko amatike yo kugera kwa Philomena yaragabanutse ugereranyije na mbere akiri ku ishuri. Philomena yamenye ko yaje mu mujyi, aramubwira ati wazateguye umunsi tugatemberana. Yabisamiye hejuru ati umugani uzantembereza muri uyu mujyi. Njye sindahamenya neza.
Philomena ati kugira ngo hamenye neza byagusaba ko ufite amafaranga ku buryo wagira n'akantu k'urwibutso ugura aho twajya. Diaz ati nyemerera ahubwo niduhura tuzifotozanya n'agafoto nyuma y'imyaka myinshi tutabonana. Uzi ko mperuka ko twariho twese nk'abanyeshuri bari basoje mu wa gatandatu. Philomena ati wow, nanjye nabyishimira, nzaza nambaye ka gakanzu wanguriye, ahubwo ngiye kukubwira aho tuzajya niho heza hambere. Yamwoherereje amafoto y'ahantu bazasohokera kuri uwo munsi wose. Diaz abona bizamutwara amafaranga menshi, ariko nanone yifuzaga kongera guhura na Philomena asa neza cyane ku buryo ari no kumubwira ko amukunda yihagazeho. Yagiye mu isoko agura imyenda mishya, ipantaro yari igezweho muri iyo minsi, ishati nziza n'inkweto abasore bose bafite amafaranga bambaraga. Yateguye amafaranga ahagije arenga kuri 1/2 cy'umushahara yahembwaga. Yaravugaga ati ntitwatandukana nta kantu umuguriye, ndagura ibyo kurya n'ibyo kunywa kandi ahantu hamwe na hamwe turatega moto. Ikindi ngomba kumuha nk'agasaha, akagofero cyangwa ikindi abakobwa bakunda. Philomena nawe yikoza haraka, bahura bose basa neza bitavugwa. Barahuye barahoberana kuko bari bakumburanye nyuma y'imyaka 4 badahura. Barahumuraga, abantu babanyuzeho bagahindukira bati ntureba ko iberanye. Batembera ahantu hose bifuzaga, bajya no kwifotoza amafoto. Batandukanye batabishaka. Diaz yumva yamubwira ibyo yari yateguye ariko akabura ahahera. Philomena yaramusezeye ati wakoze mwana, wakoze kuntembereza umujyi. Diaz ati ngiye wakabaye ngushimira kuko wanjyanye ahantu ntazi. Nawe ati nanjye sinari mazi neza, watumye mpamenya kurushaho. Akigera iwe, Diaz yahamagaye Philomena ngo bimumenyeshe, asanga ahuze. Yumvise agize fohe akomeza kumuhamagara, Philomena ntiyamufata. Mu gihe cy'amasaha 3 yamuhamagaye inshuro zigera ku 8, ibitotsi biramwica ariryamira. Umunsi wakurikiyeho wije Philomena atamwandikiye atanamuhamagaye. Diaz yibazaga niba atigeze abona ko yamushatse izo nshuro zose. Yarabyirengagije yongera kumuhamagara, asanga nabwo ahuze. Ubwo yanze guhatiriza ntiyongera kumuhamagara, nabwo umunsi wera atamuhamagaye. Ku munsi wakurikiyeho ubwo yaramuhamagaye ntiyafata telefone. Aho Shyaka amuhamagara yamubaza amakuru, yamwemeyeho, amubwira ibihe byiza bagiranye, amuhereza n'amafoto. Shyaka yarayishimiye ati nturebe umwana ukubereye. Diaz ati ariko hashize iminsi 3 umuhamagara ntafate telefone kuva aho dutandukaniye. Shyaka ati ubwo se nta kibazo afite? Nawe ati kandi musanga ahuze yasoza kuvugira kuri telefone ntamamagare, ubwo se nabimenya gute? Shyaka yagize impungenge ati none se Diaz iyo umwandikira gusubiza? Nawe ati mba mbibona ko vi ya kabiri yagiyeho ariko ntigiye ubururu. Urumva ndamwandikira bukamugeraho ariko ntabusome kandi mba mbibona ko ari online. Yanze kumubwira ko Megazi uko kwezi nazari wazimuguriye. Shyaka ati ndumva bidasobanutse, ubundi ni hagati y'amasaha 6 utaza amakuru y'umukunzi wawe, none wowe haciyeho iminsi 3 ubwo urishoba ko uwo mukobwa gukunda? Diaz atunyumvire kandi utangiye kunca intege kandi ari wambwiraga ko ntuze kuko nta mukunzi nari mfite. Shyaka ati nifuzaga kumugira ariko wa wundi ukwitaho agatuma wumva ko ukunzwe. Diaz ati nibyo rero ntari kumvugisha. Bakivugana umukobwa yahise ahamagara. Diaz ati nkupiye none harahamagaye. Kuba bari bamaze iminsi batavugana, Philomena ntabwo yabifashe nk'ikibazo. Yamubwiye ko bavuye gutembera naniwe akavugira kuri telefone cyane bikarangira atabonye uko amuvugisha. Diaz ati none se muri abo wavugishije iyo unyongeramo? Nawe tubuse ntabwo turi kuvugana. Yabuze icyo asubiza ati nizere ko umeze neza ariko. Nawe ati meze neza ahubwo buretse turasubira. Yasigaye yitekerezaho yumva bihewe no kubavugana na Philomena. Yarakomeje gukora uko ashoboye ngo amwigarurire ariko we yarakimufata nk'umuntu usanzwe akwiriye kuvugisha mu gihe abandi bibanze kuri we yasoje kubavugisha. Iminsi ya graduation yari yegereje. Philomena yongeye kumuha umwanya bakajya baganira buri munsi. Habura iminsi 2 Diaz yabwiye Philomena ati Philomena kubera wowe negerezanyije amatse ku munsi wa graduation, tuzaba turi kumwe unyicaye iruhande twifotozanye n'utundi dufoto. Philomena ati ibyo ni imbere cyane, nzaba ndi mu bantu bayoboye ibirori. Nawe ati ahubwo nzareba niba ugira isoni, nzakuraburiza mbwira abantu ikisobanuye kuri njye. Philomena ati byose byantera isoni ko bizantera ishema ahubwo ibaze nawe umuntu tumaze imyaka 10 tuziranye, kubabwira ko turi inshuti magara twiganye imyaka 6 nta soni bizantera. Diaz ati nimbabwira kuri fiance wanjye se? Yarakomeje ati nzahaguruka mbabwire nti nanjye rero uyu niwe mukobwa wambaye hafi akankunda agatuma ntekereza ejo hazaza, mu minsi mike tuzabatumira mu birori byacu twembi. Philomena yarasetse ati sha uri umunyarwenya pe. Diaz ati nta rwenya rurimo mwana. Nawe ati ahubwo ukuntu uri kubivuga wigize romantique, uzi ko umuntu akumvise yagira ngo nibyo njye nawe turi mu rukundo. Diaz ati ibintu uvuze nibyo numvise. Philomena ati bihe? Nawe ati nsubiramo ibyo uvuze byose. Aseka cyane ati mbabarira nawe mbizi icyoye, hari icyo utumvise se? Ahubwo shira zakwicasha nawe tuzazana. Ubushize namweretse amafoto twifotozanyije muri shoot, mubwira ko twari twatembereye, amenye ko yakanze ari wowe yinguriye ajya kunyica neza neza. Uzi ukuntu afuha? Diaz ati no kuvuga ngo ufite umukunzi? Nawe ati ndamufite nuko ntamugaragaza, ariko wowe nubwo yagufira biramureba, apfa kubazi ko wowe twiganye segonderi yose. Diaz yaratiti yatangira kuvuga dedemanga ati none se mumaranye igihe kingana iki? Nawe ati si kera hashize nk'umwaka. Nzatangira kumwerekana bavuye gufata irembo mu kwezi gutaha.
impamvu mpisemo kubikubwira ni uko we tumaze kuba inshuti. Buriya nta kintu kibi nko kwerekana umukunzi wawe mutaranoza neza ibyo kubana, ahubwo nawe mu bukwe bwanjye uzaba uyoboye ibirori, kubera ko nta musaza wanjye ngira, ni nawe uzansohora mu nzu, ni wowe uzantanga, mbese uzamba hafi kugeza ku munsi wa nyuma gusezerana mu itorero. Umusore yacitse intege akupa telefoni, mu nda haramurya abura uko yigira. Yari azi ko ari mu rukundo na Philomene, yamuhaga impano, barasohokanye, barasangiye, barifotozanyije. Yari yaramubwiye byinshi bimwerekeye, azi ko amubitse amabanga, atangiye gupanga uko azamwerekana ku munsi wa graduation. Iyo yabwiraga Philomene ko amukunda, nawe yamusubizaga ko amukunda, ati nanjye ndakwikundira. Ariko yabivugaga ari romantique, Philomene akamuseka, nawe akivugisha nkaho yitonze, ati nanjye ndagukunda Dieze. Ariko ntabwo bafataga igihe gihagije ngo baganire ku rukundo. Bavuganaga ibya kera bigana, Dieze akamubwira intego ze n'ibyo yiriwemo, Philomene nawe bikabuko. Gusa yaramaze kubona ko ari byo Philomene atamubwiraga, birimo no kuba yari afite umukunzi. Dieze yahise aryama kuri telefone. Iwabo baramuhamagaye baramubura, kandi mu gitondo yagombaga kuhagera. Yagombaga kuba hari mbere yuko ajya gufata impamyabumenyi. Nimugoroba yari gutaha agasanga baba bateguye ibirori, kandi bari babitumiyemo abantu benshi. Kuri uwo mugoroba bakomeje kumuhamagara baramubura, mama we ahamagara Shyaka ngo amubaze ahari. Kuri uwo mugoroba bakomeje kumuhamagara baramubura, mama we ahamagara Shyaka ngo amubaze ko byamugendekeye, nawe asanga yamubuze. Shyaka yari afite nimero ya Philomene atarayihamagara na rimwe. Yaramuhamagara amwibwira, amubaza aho Dieze ari, undi nawe ati twavuganye, akupa adasezeye. Sinongeye kumuhamagara ngo numve uko bimeze. Shyaka ati wabuze aho atuye se? Philomene ati wapi simazi, gusa karitsiye atuyemo yo yarayimbwiye, ambwira na nimero y'umuhanda. Shyaka yarahamenye ku munsi wabanziriza gwa graduation, mu gitondo cya kare aratega ajyayo, kubw'amahirwe abajije abantu bo muri iyo karitsiye, bamubwira ko bamuzi, bamujyana ku gipangu yabagamo. Dieze akimubona yamwutse nabi, yamwirukana mu gipangu. Yararakaye cyane ku buryo abona ikintu hafi yari guhita kimukubita. Shyaka yakomeje kwinginga ariko umusore aranga. Yamusohoye mu gipangu amubwira ati Philomene, wowe inshuti zawe na mama simba shaka na gato. Sinari nzi ko umuntu yanyina bigeze aha, habura iminsi mike ngo bafate irembo. Naririye ndimara ngo mushimishe, ngo ndebe uko yankunda kurusha abandi bakobwa ba mbere twatandukanye. None birangira umpemukiye kurusha abandi bose, bigizwemo uruhare nawe. Shyaka ati none se ejo tuzabonana kuri graduation? Nawe ati mama aho urugende, ntabwo ukwiriye kumenya ikijya mbere mu buzima bwanjye guhera uyu munsi. Guma ukwawe nanjye nguma ukwanjye, ntuzongere na rimwe kunyigirira mu buzima. Shyaka yabonye kwaguma byavamo no kurwana, asubira iwabo. Yagombaga kuzinduka ajya muri graduation. Kuri uwo mugoroba yahamagaye Philomene, amubwira agahinda Dieze afite. Philomene atari ko yibabarije ubusa, sinigeze mukunda na rimwe. Nuko twahoze twigana, nyuma akampamagara nari maze imyaka 4 ntazi amakuru ye. Yatangiyemo impano kubera ko yambwiraga ngo afite akazi, nkumva ari bisanzwe. Ibyo kuba naramwitaga sho, ibyo birasanzwe. Nta muhungu tuvugana w'inshuti yanjye ntabyita, cyane ko iryo zina ntaryita umukunzi wanjye. Dieze yihangane, nta rukundo ruhari, n'ubucuti busanzwe rwose. Shyaka yanze gukomeza kumuvugisha kuko Philomene ntacyo byari bimubwiye. Yahamagaye mama wa Dieze amwita amutuka cyane, yaramubwiraga ati washutse umwana wacu, none abandi bagiye gukora graduation adahari. Yatsemye ngo ntarahagera, ngo diploma azaba yifata. Shyaka wakoze ibiki? Umwana wacu kuki wamwoheje? Shyaka yashakaga kugira icyo avuga, mama wa Dieze ati niki nzabwira abantu natumiye. Umutima waramuriye, iryo joro atega moto asubira aho Dieze yari acumbitse. Yamugezeho arapfukama aryama hasi ati Dieze, mbabarira unyumve bwa nyuma, icyaha nagukoreye sinazakibabarira nuko urutaniza amatwi. Yarebye ukuntu aje mu ijoro abizi ko aturutse kure, kandi kare nabwo yari yahaje, amusaba guhaguruka bajya kuganirira mu nzu. Dieze yamubwiye byose, ati ntakubeshye, nta biganiro by'urukundo nagiranye na Philomene, gusa nasozaga kumuvugisha nkamubwira ko mukunda nawe akikiriza. Sinigeze nita ku kuntu nasangaga ahuze ngo mbe nabivamo. Hari ubwo nabitekerezagaho ariko nkumva ntazabona icyo mbabwira noneho. Mwari kunseka ngo mbonye umukunzi nyuma yanyu, dutandukana mbere yanyu. Rero sinifuzaga ko mwongera kunserereza. Basi yambwira ko afite umukunzi hakiri kare. Ibaze ko yamfataga nk'inshuti biganye gusa aho kumfata nk'umukunzi we. Shyaka yamusabye imbabazi arapfukama. Dieze ati winsaba imbabazi, uri inshuti yanjye wamfashije muri byinshi, ariko ntibikuraho uburemere bw'amakosa wakoze. Yego kunsaba imbabazi ni byiza, ariko sinakubabarira none ngo uvuge ko mbikuye ku mutima. Reka tubihe igihe n'ibindamo nzakubabarira. Shyaka yaramwinginze ati basi reka tujye muri graduation. Nawe ati nari ndagerageza tujyaneyo, uretse ko ndabanza nari gukorera ikiriyo mu birori. Iryo joro barararanye, bucya bajya gufata impamyabumenyi zabo. Shyaka nawe yari afite ibirori iwabo, ariko byari kuba nyuma y'umunsi umwe avuye muri graduation. Yiyemeje ko agomba kuba iruhande rwa Dieze, akajyana nawe iwabo, akazabona gusubira mu rugo yizeye neza ko ibya Dieze byose birangiye mu mahoro. Nta kintu cyashimishije iwabo wa Dieze nko kuba yarisubiyeho akaza mu munsi mukuru bari bamuteguriye. Yagerageje guhisha agahinda ke, yifotozanya n'abandi. Abandi bakobwa bari baziranye baritabiriye, yifotozanya nabo, ntihagira umuntu umubaza niba afite umukunzi cyangwa atamufite. Icyambere cyari uko yakoze graduation, bari bakeneye kumubona yambaye gusa.
naho iby'umukunzi yari kubishakira undi munsi akazaba amwerekana. Bamwe n'ubundi babonaga akiri muto akwiriye kubanza kubona udufaranga kubaka akabona kumwerekana afite icyo yagezeho. Shyaka nawe yatashye yahinduye ibitekerezo. Mu birori bye byitabiriwe na Dieze ntabwo yerekanye umukunzi we. Yari ahari ariko ntiyafashe umwanya ngo amugaragaze. Yaribazaga ati nimwerekana nyuma tugatandukana nzakoraho imbaraga zo kwerekana undi. Ubwo se ntinze kubona udufaranga simbashe kumukora iwabo vuba aho ntiyazigendera abo namweretse bakanyisekera. Nyuma y'igihe kitari kinini Philomene yakoze ubukwe. Yatumiye Dieze yanga kubwitabira, yamwangaga urunuka kimwe n'abandi bakobwa bose. Igihe cyarageze ababarira Shyaka, ababarira n'abandi bose bamuhatiraga kugira umukunzi harimo na mama we. Yego nawe yakoze amakosa mu gihe yari yongeye kuvugana na Philomene, ariko yose yaterwaga no kwifuza kugira urukundo rukomeye urwo ari kujya aratira abandi. Ku rundi ruhande nta mwaka washize Shyaka adatandukanye n'umukunzi we. Kubera ubushobozi buke no gutinda kubona akazi agasa n'udafite icyizere cyo kuzakura umukunzi wabo vuba akamugira umugore, byarangiye batandukanye. Umukunzi we yamubwiraga ko umwaka umwe waba uhagije bakabana, Shyaka akamubwira ko bitashoboka. Byarangiye yisangiye abafite gahunda, Shyaka asigara mu gahinda. Kugeza uyu munsi Dieze nta mukunzi afite. Icyiza nuko yiyakiriye asigaye abona ko abakobwa bose batari bamwe, hari abeza n'ababi. Ubu we na Shyaka bari mu rugendo rwo gushaka abandi bakunzi. Ubucuti bwabo bwaragutse kurusha mbere cyane ko basigaye bakorana muri ya kampani Dieze yahoze akoramo. Bose inzozi ni zimwe z'uko igihe kizagera bakabona abakunzi beza bazababera abagore mu buzima busigaje ku isi. Inkuru yacu naho irangiriye kandi ndagushimira kuba tugeranye ku musozo.